Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Mwongeye kuba amahoro, muri amahoro. Mwaramutse cyangwa se mwiriwe, biterwa n'isaha mugezeho, n'igihugu uherereyemo cyangwa se umugabane uherereyemo, ariko aho uri hose turagusuje mu izina rya Yesu. Turagukunda, turakuzirikana. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Uyu munsi rero twongeye kumva Imana ishimye yuko dukomeza gufatanya kwamamaza ijambo ry'Imana, tugasangira isengesho ifunguro ry'umunsi. Isengesho ifunguro ry'umunsi ni isengesho dusenga buri munsi bitewe n'uko umwuka wera yateguye. Uyu munsi rero wakibaza ngo Imana iduhaye iki? Ni iki Imana ishize ku mutima wacu? Ni irihe funguro Imana ishaka kuduhereza? Rero Imana iba ifite ibintu byinshi cyane. Mu ijuru bahora bafite ibyo guhereza abantu b'Imana. Ijuru rirateka, ijuru riragabura, ijuru riragemura, ijuru rifite byose. Hanyuma rero turagira ngo wegere aho uri, hanyuma uyicare utuze cyangwa se ushiremo ekuteri, ariko ntucikwe n'iri sengesho ifunguro ry'umunsi, kandi riri buze kuguhereza imbaraga, riri buze kugira icyo rikunguraho mu izina rya Yesu. Ukwiriye rero gutega amatwi, kuko Imana irashaka kuvugana nawe binyuze muri iri sengesho ifunguro ry'umunsi. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Hanyuma weho aho uri rero, aho wicaye, aho uri mugenda ku binyabiziga, turavuze ngo Imana iguha umugisha. Hari abakoze subscribe, turabasabira umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma wowe utari wakora subscribe, ukaba ukunda iyi YouTube channel Kajegerezo TV, hanyuma ndakwinginze kanda aho ngaho handitse subscribe. Kanda ahanditse subscribe kugira ngo isengesho tushizeho buri munsi cyangwa se ijambo ry'Imana ujye uba mu ba mbere baribona. Kanda ahanditse subscribe kandi n'ahari akazogera, hanyuma Imana iguha umugisha. Wowe ubikoze Imana iguha umugisha, wowe ubikoze Imana ikumvire, wowe ubikoze Imana igusubize, wowe ubikoze Imana ihaze kwifuza kwawe, wowe ubikoze Imana igwanye ibikurwanya mu izina rya Yesu. N'ababikoze mwese Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Hari umuririmbyi uherutse kuririmba avuga ngo twarabatuwe rwose rwose umwami wacu Yesu, twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka we. Cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. Cyo dukomeze tujye imbere, dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. Haleluya. Turabasirikare benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushire mbere, dushimire ihoraho. Haleluya. Mu ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu we. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranyije.
Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ijambo naringendereye muri iyi ndirimbo ni ijambo rivuga ngo twarabatowe n'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! Twarabatuwe. Eniwa talasi oh my God. Imana ishimwe, twarabatuwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rivuze ngo urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice byawo 6, tugiye gusoma umurongo waho wa 16. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice byaho ni 6, turahera ku murongo waho wa 16. Haravuze ngo ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira, muri imbata z'uwo mwumvira, uwo imbata z'ibyaha bizana kuba imbata y'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Mu yandi magambo, kuba imbata y'ibyaha bizana urupfu, ariko kuba imbata y'Imana bizana gukiranuka. 17 haravuze ngo ariko Imana ishimwe, kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha, umvira ijambo, nubwo mwari imbata z'ibyaha, mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima. 18 maze mubatuwe ku byaha, muri ibyo navuze ngo twarabatuwe, nahanga ngo maze mubatuwe ku byaha. Babatuwe ku byaha ryari? Bamaze kumvira. Ngo babatuwe ku byaha bamaze kugira ute? Kumvira. Muhinduka imbata zo gukiranuka. Haleluya! Muhinduka imbata zo gukiranuka. Imana idufashe. Ndagira ngo mvugane nawe. Imana irashaka kukubaza hagati yo kuba imbata ya Satani y'ibyaha no kuba imbata ya Yesu ugakiranuka, uri imbata yande? Uribaza, nanjye nibaza. Kandi ibyo ukora, ibyo uvuga, ibyo wirigwamo, ibyo wagize ubuzima, nibyo birakudetermina, birahita biguheza igisubizo. Nawe ubwawe n'umutima wawe urahita ukubwira ngo uri imbata ya Satani, cyangwa se umutima wawe ukubwiye ngo uri imbata ya Kristo. Bisobanura ngo ibintu ni bibiri. Ntago waba imbata ya Kristo ube n'imbata ya Satani. Ibyo bintu ntago bibaho. Biravuze ngo hari igipimo kiri hejuru. Biravuze ngo uwo wumvira niwe wakugize imbata. Bibiliya ni kwitubwira, niba wumvira amajwi y'abadayimoni ukumvira Satani, uri imbata ya Satani. Niba wumvira ijwi rya Satani, niba wumvira amajwi akubwira ngo ukwiriye gukora ibibi, uri imbata ya Satani. Niba wumvira amajwi buri gihe akubwira ngo jya gusambana, niba wumvira ijwi rikubwira ngo jya gusambana ukumva nta kibazo ufite, ukumvira ijwi rikubwira ngo hora wikinisha, ukumvira ijwi rikubwira ngo anga mwene so, ukumvira buri gihe ijwi rikubwira ngo gambana, ukumvira ijwi buri gihe rikubwira ngo irohe mu biyobyabwenge, ukumvira ijwi rikubwira ati anga mwene so, uri imbata y'uwo wumvira. Ubwo wabaye imbata ya Satani, kuko Satani niwe se w'ibibi. Hanyuma niba uri umurozi, uroga mu buryo bw'ururimi, cyangwa se ukaba wanaroga mu buryo butandukanye busanzwe, sinzi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ngibyo uri imbata ya Satani. Niba ushobora kubaho
ukabaho mu buzima butejejwe, ukabaho mu buzima budakiranutse, uri imbata y'uwo wumvira. Ariko naje kukubwira ngo Bibiliya yavuze ngo mumaze kwigishwa ngo mwarahinduwe, ngo muhinduka imbata zo gukiranuka. Haleluya. Mu yandi magambo, bahinduka imbata za Kristo. Hanyuma iyo wahindutse imbata ya Kristo, wumvira ukubase. Haleluya. Biravuze ngo imbata ya Kristo yumvira uyibase. Hanyuma ndagira ngo wumvire ngo mukwiriye kubatwa na Kristo, kandi niyo mpamvu umwanditsi Matayo yaravuze aho ngaho 28 Ivanjiri abati ngo yemwe ngabarushe n'abaremerewe 28, nimuze munsange ndabaruhura, munyigireho kuko ndi umugwaneza noroheje mu mutima, kandi muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kungorera bitaruhije, kandi n'umutwaro mbakorera utaremereye. Iyo Kristo akubase, agukorera umutwaro utaremereye. Umutwaro gukorera nuwuhe rero? Agukorera umutwaro wo gukunda mwene so, agukorera umutwaro wo gusengera igihugu, agukorera umutwaro wo gusengera itorero, agukorera umutwaro wo gusengera abo muvukana, agukorera umutwaro wo kwiyunga nabo mwahemukiranye, agukorera umutwaro wo kwiyumvamo mugenzi wawe, ukamurebamo ishusho y'Imana, ukareba yuko utakwiriye kumuvutsa ubuzima. Akukorera umutwaro wo kumva ukunze sosiyete urimo, ukunze umukoresha wawe, ukunze ibyo ukora, ukunze arakubata, akakubatisha urukundo, akakubatisha ubugwaneza, akakubatisha kubaho mu buzima bubabarira, mu buzima bwezwa, mu buzima busaba imbabazi. Haleluya. Ndagira ngo wumve ngo ukwiriye kuba imbata ya Kristo, kuko Kristo abata neza. Bibiliya yavuze ngo uzabe imbata ya Satani isarura urupfu rw'iteka, ariko imbata ya Kristo izasarura ubugingo buhoraho. Haleluya. Ubundi mu buzima, mu mateka, iyo umuntu yabaga imbata y'umuntu, biravuze ngo yakoreraga uwo muntu, agakorera sobuja umubase, akamukorera ubuzima bwe bwose. Niba warabaye imbata ya Kristo, ukwiriye kumukorera ubuzima bwawe bwose. Kandi ikintu cyantangaje kirimo gikomeye ukwiriye gusobanukirwa, iyo wabaga imbata y'umubosi runaka, biravuze ngo bagushiragaho ikimenyetso. Icyo kimenyetso bakagishira ku gutwi, bakagutobora, cyangwa se ugashiramo ikindi kintu kigaragaza kuri imbata y'umuntu runaka. Icyo kimenyetso cyabaga gishaka kuvuga iki rero? Cyabaga gishaka gusobanura ngo ahantu uwo muntu anyuze, nta wundi muntu wemeye kumuhereza akazi, kuko hari uwamubase. Mu yandi magambo, agomba kumukorera ubuzima bwe bwose. Iyo wabaye imbata ya Kristo, agushaho ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo avati ngo dore urufatiro rw'Uwiteka ruracagaze, uri ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Kristo agushaho ikimenyetso kivuga ngo uyu muntu naramubase. Cyo kimenyetso n'Umwuka Wera, ku buryo ahunyuze Satani n'abadayimoni bavuga ngo uyu muntu ntakwiriye guhabwa akazi n'abagome n'abagambanyi, ahubwo yabaswe n'umwami w'abami witwa Kristo. Ukwiriye kumenya rero ngo uri imbata yandi. Uri imbata yande, ubaswe nande, ukwiriye kubatwa n'umwami w'amahoro. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Nagira ngo rero uyu munsi wirigwe utekereza kuri iryo jambo, ukwiriye kuba imbata ya Kristo, kandi Kristo yiteguye kukubata neza. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Duhisemo kuba imbata za Kristo. Duhisemo kuba imbata za Kristo. Duhisemo kuba imbata za Kristo, kuko utubata neza. Kandi Kristo urakoze, kandi udushire ikimenyetso kigaragaza ko twabaswe n'urukundo rwawe, ko twabaswe n'ineza yawe, twabaswe n'impuhwe zawe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze ko wumva gusenga, kandi ugakora ibirenze ibyo dusabye. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean de Dieu. Ndabakunda cyane. Shalom shalom. Ukeneye kutwandikira, watwandikira kuri iyo nimero iri kuri screen.
hanyuma iri kuri WhatsApp, wanatwandikira na message nta kibazo. Hanyuma aho ngaho umaze kureba iyo video, umaze kumva iyo audio, shiraho comment ndetse ukore share ku nshuti zawe. Imana ikumpera umugisha. Shalom shalom, amen.